sawfa atubu nzaba nkora tauba. Arabizi no musi shobora kubona umwana w'urubyiruko, umwana w'umusore afite geto Allah tubabarire akora ibikorwa by'ubusambanyi bizwi hinjuzamo abantu, twavuze ko turi mu bihe bya fitna, aho ibyo bintu bitakiri ikibazo, kiretse wenda nk'uwahura n'umutihani wenda yibeshe ku mwana mutoya akaba wenda ari we yakoreraho ibyo ngibyo bikaba byazana ikibazo nabyo bakamufata, ariko iyo batamufashe n'ibintu abantu tusigaye babona ko biri adi. Ukabyira umusore kuki ufite geto uzana amabare y'abakobwa ukirirwa ukora biriya bintu biki n'iki, ngo wallahi ngo ndi gupanga kureka bino bintu kabisa ngo nta mumaro bifite, ngo ni ibintu ngo bisuzuguza umuntu, ngo ni ibintu biraho ngaho bya burebure, ngo inshallah ndi ushaka bisa nkore tauba kabisa mbivemo ibaza. Ejo wajya kumva ngo yakoze accident ngo yarangiye, cyangwa se ngo bigenze gutya, cyangwa se ngo yarwaye ngo bagiye kwa muganga ngo basanga ngo ayisapfa ngiki n'ibiki. Niyo turi kuvuga abasore usanga ibintu bikorwa batabikora bonyine, babikora nyine n'abakobwa. Byose bikeneye tauba, n'abantu bakava mu bintu nk'ibi bakora tauba, bakava mu bintu nk'ibi. alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran ila yawm الدين وبعد. Babandimwe, ishimwe ikuzo ibisingizo byiza ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala we udushoboje ko twongeye kubona uyu mwanya mwiza aho turi kwigishanya muri risala min wasaya salafi lishabab, ni wasaya zateguwe anna Sheikh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Abadi al-Badri. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yamwakira kino gikorwa, natwe Allah subhanahu wa ta'ala akadushira mu bashakisha ubumenyi beza, kandi akazatwakirira izi juhudi zacu nkeya mu bagerageje kwitwara neza ku bamenyi no gushakisha ubumenyi. Wasiya ya 14 ni wasiya yugiye kuyisoma urasanga shekhe yarakomoje kuri afatu taswif, noneho ingaruka n'ibibazo biri mu kugira umuco wo kudafata umwanzuro ngo umusore afate umwanzuro akore, ahubwo akagira umuco mubi wo kuvuga ati nzakora, nzaba nkora. Izo ni afatu taswif. Rawizi hari ibikorwa byinshi abantu badakora, akabona umuntu amaze ntasari tahajjudi ati inshallah umwaka utaha wenda ngo nzatangira, umuntu ntazi gusoma Qur'ani nzatangira kuyiga umwaka utaha, afite ababyeyi nzatangira kubabanira neza mu meza azaza, umuntu afite abaturanyi nzatangira kujyora gucya mwaka, yani inzanza iki ati ni afa, niki ni indwara mbi cyane. aravuga ati rero ikigaragaza ibingibi majaa anil Hasan al-Basri aidan rahimahullah ta'ala annahu qala ya ma'ashara ash-shababi iyyakum wat-taswifa sawfa af'al. Sheikh aratubwira ati mu mpanuro dukomora kuri al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, umwe mu batabi'i babayeho beza, yaravuze ati ya ma'ashara shabab, mwarubyiruko mwe mwabasore mwe n'inkumi, iyyakum wataswifa, muzagendere kure no kuvuga ngo tuzaba tujya ku murongo w'Imana, tuzaba. Kandi iki ngiki murabizi bavandimwe b'Islam, ubyira umwana w'urubyiruko cyangwa se inkumi kuko udatungana ngo ugendere kuri gahunda z'Imana, ngo mujye mudusengera natwe bantu, ngo mujye mwibuka gusengera abanyabyaha. Adha ini istihza. Wewe watangiye kwisengera, wewe ubwawe ureka kwisengera ngo wishire ku murongo ubiharira abandi ngo bagusengere, kandi ufite ururimi rw'uru kuvugisha ayo magambo. Limadha ma tastaqimu al'an? Kuki utafata umurongo ngo wewe ubwawe wari utangira kwishira ku murongo?
ngibyo rero ni ibibazo bikomeye cyane kuvuga ngo sawfa af'al nzaba nkora, sawfa af'al nzaba nkora. Sheikh yaravuze ati qawluhu, imvuga ivuga ngo iyyakum wa taswif, muzagendere kure no kuvuga ngo nzaba nkora. At-taswifu huwa al-afatu allati ahlakat kathira min ash-shabab, ngo ibi byo kuvuga ngo nzaba njya kuri istiqama, nzaba njya ku murongo, nzaba ntungana, ngo ni indwara imaze koreka abantu benshi mu rubyiruko. Kakawuli ba'dihim, kuko benshi muri bo bavuga ngo, cyangwa se bamwe muri bo bavuga ngo sawfa atubu, nzaba nkora tauba. Arabizi no musi ushobora kubona umwana w'urubyiruko, umwana w'umusore afite geto Allah tubabarire, akora mu bikorwa by'ubusambanyi bizwi, yinjizamo abantu. Twavuze ko turi mu bihe bya fitna, aho ibyo bintu bitakiri ikibazo, keretse wenda nk'uwahura n'umutihani wenda yibeshe ku mwana mutoya, akaba wenda ari we yakoreraho ibyo ngibyo, bikaba byazana ikibazo nabyo bakamufata, ariko iyo batamufashe n'ibintu abantu dusigaye babona ko biri adi. Ukabyira umusore, kuki ufite geto uzana amabare y'abakobwa ukirirwa ukora biriya bintu biki n'iki, ngo wallahi ngo ndi gupanga kureka bino bintu kabisa, ngo nta mumaro bifite, ngo ni ibintu ngo bisuzuguza umuntu, ngo ni ibintu biri aho ngaho bya burebure, ngo inshallah ndi ushaka bisa nkore tauba kabisa mbivemo. Ibaze ejo wajya kumva ngo yakoze accident ngo yarangiye, cyangwa se ngo bigenze gutya, cyangwa se ngo yarwaye ngo bagiye kwa muganga ngo basanga ngo ayisapfa ngiki n'ibiki. Niyo turi kuvuga abasore usanga ibintu bikorwa batabikora bonyine, babikora nyine n'abakobwa. Byose bikeneye tauba, n'abantu bakava mu bintu nk'ibi bagakora tauba, bakava mu bintu nk'ibi ngibi. Ati rero ikibazo cya tauba, usanga abantu bibereye mu bintu byabo, wamubwira ati sawfa atubu, ngo nzakora tauba, wa sawfa uhafizu ala salat. Dufite ikibazo cy'iswala, abantu benshi mu rubyiruko nubwo se alhamdulillah al'ana wenda mubare munini tubona barabyitabira, barasari bitubemo, kandi swala zijama ku bagabo ku basore, ariko hari abadasari nabo barazwi. Usanga umuntu ntasari, cyangwa sari isala za nyirarureshwa, ntabwo bimurimo. Kureka iswala imwe birazwi yuko n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ati al-ahdi alladhi bayni wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Itandukanyirizo riri hagati yacu n'abatari abayisilamu, bahakanye ubuyisilamu ni swala, uretse swala bahakanye. Rero birazwi aho ubona urubyiruko abantu bibereye mu bintu byabo, ngo mu mamaci, bari mu mipira, ntibasari kubona iswala, cyangwa barayikora mu byo kurangiza umuhango, ayasaye dhuhuri, al-asri ntiyasayi, al-magharibi ntiyasaye, asaye la ishayi, al-fajiri ntiyasayi. Al-fajiri yaramenyekanye ko al-fajiri ya saa moya, ari uko abyutse, yaraye mu matelefone, yaraye mu mafilamu, yaraye sinzi muri mishwari zitandukanye ajya hirya no hino, yaraye mu biti n'ibiki. We gusa igihe abyukira yamaze guha Allah subhanahu wa ta'ala amasaha yagomba kumusariraho, cyangwa se kwitabira iswala al-fajiri ni saa 2, agashira umusara aho ngaho, Allah akbar Allah akbar ashhadu an la ilaha illallah rasulullah Allah akbar, ibyo vavu minota inga yagiye, nta azkari ntaki. Izi zose ni za swala bamenye batubwira, nazo zikeneye istighfar. Izi ni swala nazo zikeneye tauba, ko ntabwo ari wewe wavanye iswala Allah subhanahu wa ta'ala kugiye cyayo tugisarira igihe. Biragoranye kubona kabisa abantu b'urubyiruko, bano cyane bano tubona bambara udupira n'udusaha n'udukweto, ukamubona ari multazim ku swala al-fajr. Biba bigoranye ayubahiriza ku gihe adhana ageze mu musigiti al-fajr, biba bigoranye. Ibi byose rero ni iki? Ni ibintu umuntu akeneye guhindura. Wamubwira akubwira ati nzaba nanjye ntunganye swala zanjye, nzaba. Allah subhanahu wa ta'ala iyo amanuye malakul maut ngaze kureba, ntabwo mubwira ngo uzaba unjyana, ntabwo bimubwira. Kubera ko iyo Allah amanuye ngaze gutwara, ntabwo akereza iminota, nta n'amasaha, nta n'amasegonda, bitabirangira. Twatangiye inna lillahi, sinzi sadaka, sinzi biki, mutumusabira amadua ibiki n'ibiki. Wakagombye weho ayo madua n'iki no kugira uyu mubano wawe na Allah subhanahu wa ta'ala ukore warabirangije. Ibi rero ni ingero shehe ari gutanga, avuga ati wasawfa abarru walidayi, ati nzaba mbanira nkorera neza ababyeyi banje, nzaba mbubaha, nzaba bakorera neza. Usanga umuntu afite muamala mubi,
imibanire mibi n'ababyeyi be babiri, ntabitayeho, ntabasura, ashobora kumara ukwezi ntabahamagaye, amezi 2-3 ntabasuye, ari aho ngaho nyine ku babyeyi be ameze nk'umuntu usanzwe, ku babyeyi be ameze nk'umuntu usanzwe, nk'umusore wundi, kandi ari ababyeyi be bamugira inama ko yitwara nabi biki n'ibiki, ati ebana nzabipanga nzaba mbikora n'ibindi muri faso y'ibyaha. Umuntu yataamalu ma'a riba, yibere muri riba, akora ubukomisiyoneri mu buryo butari bwo, akora amadili yo gucuruza inzoga, mayirungi, akora amadili umuyisilamu, ibintu by'ibiyobyabwenge by'urumogi, niwe uzi uburyo barwambutsa, niwe uzi uburyo barutanga, niwe uzi iki, wamubwira ngo urabona ngo dupanga umwaka utaha ngo bire ngo nzabivamo kabisa. Yani ibi bintu abantu bagomba gutekereza kabiri. Ibi nza Sheikh yavuze ati ni afa, Sheikh yavuze ngo ni afatu allati ahlakat kathira min ash-shabab. Ati rero iyo umuntu yamaze kurwara buno burwayi, fala yafalu wala yubadiru wala yaqtanim, nta cyakora, nta nubwo yihutisha kiriya kintu, nta nubwo aprofita ngabyaza yamahirwe yo Allah muhaye y'ubu busore umusaruro, bal yuajilu wa yusawifu, aho avuga ati nza fa nafsuhu idha hadathathu bitawba, iyo roho yimuganije twakora tauba, wagarukiye Allah, aw bil muhafazati ala as-salati, cyangwa se roho ikamubwira ati wakoze swala zawe neza, wa ghayra dhalik nibindi, jaatu hadhihi al-afatu, uburwayi buhita bumuzira kunyina aba yaranduye. Nza roho iri kumubwira, buriya buri muntu wese muri roho ye afite umuntu umuhama wayize kuri roho, bali al-insanu ala nafsihi basira. Allah yaravuze muri surati al-qiyama ngo umuntu buriya we ariyizi, uruhare rwe n'urugero rw'imbere y'Imana ariyizi, kuko buriya uko umuntu akora icyaha hari umuhama wayiza mu mutima bumvira ati ariko suri mu biki, nawe akamubwira ati nawe ndeke, kucyo mbangamira nzaba nkora tauba, nza. Ati rero uburwayi bufite agendana nabwo, wasarafatuhu an hadha alkhair, none uburwayi bukamukura kuri iyi khair, bumukura kuri iyi khair. Wala yazalu yusawifu wa yuajilu hatta tafutuhu barakata shababi, ngo rero agumya kugira ngo nza kugeza igihe umugisha w'ubusore urangiye kabisa ukamucika, akigira muri ya myaka twavuze, waqtinam waqtihi bil khair, noneho guprofita ngo abyaza umusaruro ibyiza muri ubu busore bwe cyangwa se buno bukumi bwe, akaba yarahuye na cya kindi nza. Bani Islam twabivuze, hari urubyiruko abantu basigaye banywa inzoga, kandi atari kuri mu biki, kuri kunywa inzoga, kurugenda umukobwa uti kwije jabu jilbabu niki ngo nza, ngo urabona ngo munsarire, ngo munsengere, ngo nza, ngo namwe, ngo urabona ngo namwe mwagiye, nta ntungane n'ukugerageza. Bani Islam ariko malakul mauti ushobora kumusanga aho ngaho kurugi ahagaze, bigahita birangira, umuntu akicara hasi yajya kureba ngo ejo ngo haronga tonga akantu yariye ngo ibiki n'ibiki, ngo karagiye ngo gahamaga karahagama gucya no gucya, ngo dore ngo byarangiye, ngo mujye kumushingura, ugasanga umuntu aragiye kandi yarabonaga ko igihe kigihari, nta gihe, ntabwo malakul mauti muganira, nta nimero zufite, nta nimero yaje nyine birarangira nyine. Impamvu yangana ururo, impamvu ihwa ry'isamaki bishobora kwica ukarangira, ushobora kurya isamaki gatoya hakagira kahwa kajya ngaha mu nkanga hano hagati hakitambikamo, bavuga ina ilaha illa rajiun, bagashira mu rutoki bakora ibiki kugera kwa muganga byo ina ilaha illa rajiun. Namujye mubona abantu bicwa n'utunuza, kariya kantu k'ikaramu kaba kari gafata ikaramu kariya sinzi ukuntu bakita, urumva bikarangira ngo kamugiye mu izuru ngo ibiki n'ibiki, ngo ina ilaha wa ina ilaha rajiun, kandi waraho ngaho ngo nzaba ntungana. Ntabwo malakul mauti ibyo byawe byanza iyo yaje abimubye. Tutinye Imana y'Abavandimwe Islam, urubyiruko turi kumwe hano, warubama ajala بعضهم توبة إلى أن يصل إلى عمر ما من حياته فتبغته المنية
قبل أن يصل إلى ذلك العمر قلنا أنه أجير امتحاني إبا ngo nyengo reka ngo nirira amaraha yanjye ngo ningera kuri uyu mwaka ngo nzakora tauba ntungane ngo nibwo bizagenda. Hari abantu benshi tuzi bavandimwe b'Islam twarabivuze banza kujya Imaka wallahi bafite amafaranga nandiye kujugunyira inyoni bari mu mazu y'amamiliyoni bafite ibibanza ugiye kugura mwahera muri miliyoni 700 magana ngaya ku mamiliyari ariko mbye kutajya Imaka ngo urabona ngo nyengo naravuze ngo 2000 kombye ngo 2030 wallahi ntizansiga ntajya Imaka. ما الذي أخبرك أنك تصل 2030 هذا؟ ninde yakubwiye kuzagera muri 2030 uri kuvuga ngo uzagera mu ngibiki ngo uzajya Imaka? Maskini hari igihe agenda ngo yaragiye ngo sinzi ngo ngagiye kureba ngo abakiriya ngibiki ngo bisingo birangira. Ubwo Mwenyezi Mungu zamubwira. Uzuko Mwenyezi Mungu ntabwo ari abangaba bibiri ngo rukorana na butani. Allah Subhanahu wa Ta'ala baguhaye nafsi baguhaye amafaranga. Waguhaye amahirwe yo kuvuga n'iki ntabwo wamuzana ibyo ngibyo. Kandi ufite wamusubiza. Abantu batinya Imana bakuri vuba bafatirane. Isi ni ya Mwenyezi Mungu niwe uhindura ibihe. Watilka al-ayami nudawiluha bayna an-nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ati ibi tubihindura mu bantu gutyo. Ono munsi komeze gutyo ejo tukabiguhindurira. Habije n'amafaranga Allah Subhanahu wa Ta'ala aya kwaka. Umuntu akanyura ahantu hari umuntu iby'amafaranga ngo twamubonye kuri iyi modoka yawe ngo niho yarahagaze. Ngo ndore ngo muri kamera wowe ugahagarara aho ngaho utegereje umwana uvuye ku ishuri akaza umuntu akiba akayihagararaho ngo yibye ngo miliyoni ngo y'idolari ngo niyo ngo yishura ngo bari muyiziranyeho. Wasanga wallahi umuntu arahombye wa yama miliyari yavugaga n'iki na zakiburi ahubwo hanahombe gusa bakajya no kumufunga. Allah Subhanahu wa Ta'ala ashatse guhindura ibintu n'amasegonda mu bintu utazi utanahagaze utanazi n'ibyari byo amafaranga yakagenda none yahije ntibigeze uyikora abantu kuvuga ngo ngengo Allah muhaye kino gihe ngo nicyo nzahindukira kwa kweli harimo kosefu wadabu imbere Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hinduka mu gihe ugifite profit nta gihe gihari ntabwo Allah Subhanahu wa Ta'ala mwiza muvugana igihe uzagendera. Bavandimwe Islam rero byumvikane neza ndakeka iyi wasiya ya 14 nayo turi kugana ku musozo nayo iri kumvikana tugerageze dufatirane ubwiye nafsi yawe ngo al-ana ubu ngubu ugomba guhinduka. Al-ana ubu ngubu ngewe ngiye guhindura ngiye gutangira gusara risala zose sinzigera nzireka keretse yonda umutima niba uri gusohokamo. Ngiye kubanira ababyeyi banje neza sinzigera mbireka. Ngiye kureka ibijyo by'usambanye mfashe icyemezo ngiye gushaka cyangwa se gucana guca ntabwo bisambanye bizongera kubaho. Ibibe byabwenge sinzi ibiki mbivuye ibintu byo kubesha ibiki mbivuye. Al-an mubicyo ufite umwanzuro notangiye ngariko ngo urabona ngo hari ntaryosha ngo hari umukobwa ngo ari kuzava ngo hehe ngo ranchanga ngo kubanza ngo nabonja ibiki n'ibiki maskini hari igihe malakul maut agusanga muri zo fikra. Noneho no mukobwa akaba aruzanye na malakul maut mu gihe umanutse Nyabugogo kuri moto ukarangirira kwa mutwe hari rukumanuka akaba ari urangirira neza ugiye gufata umukobwa Nyabugogo ubwo Mwenyezi Mungu mugeraho uri mu condition kwe Allah yaraguhaye igihe yaraguhaye umwanya. Abantu rero biiznillah ta'ala dutinye Allah Subhanahu wa Ta'ala tunamwicuzeho tunamusabe kudutunganyiriza ibisigaye. Hari kauli ijyanye n'ibingibi bamwe mu bavandimwe banyoherereje kugendanye no guprofita igihe ubona ndayisoma kuri nasiha ya nyuma tugiye kwinjiraho. Dusabe Allah Subhanahu wa Ta'ala kuduhereza guhinduka no gufata icyemezo ubu ngubu twirinda natwe Allah turinde iriya ndwara ati nzaba mpinduka nzaba nkora neza kubera ko icyorezo gikomeye. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.